ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo nigize nsaba ndacyabivuga iyo uvuze uti kereka ngo ufashe ufite umugabo w'umusinzi reka ngo ufashe ndi umukinnyi wa filime singiye kuvuga ngo abanyamakuru barabeshya singiye kuvuga byinshi nta munyamakuru waje iwanje azi neza ko ntwite bivugiye hano simvuze izina sinkuvuze simvuze abandi nubwo igihe cyageze mukantererana narabacururije twarakoranye ariko nta munyamakuru waje azi neza ko Keza twite mwese mwazaga muzi neza ko ari agatwiko ntatwite ariko igihe kigeze kugira ngo kuri kugaragare mufunge iminwa ibyo okay itsuke nakazi muri mu kazi igihe cyarageze mwese muracicika murantererana ahubwo mujya kunteza abantu bose ngo bamvuge. Alright, ni Jaras Official nabasuje nizere ko mumeze neza cyane. Aka kanya muri kubona ko ndi kumwe n'umukobwa wakomeje kurya umuziki kuva kare, mwamubonye kuri red carpet ari kugenda arya umuziki kabisa sunda. Keza ntabwo narinzi ko ibi bintu ujye ubibasha wana. Yewe baye ngombwa ndabimenya. None se man. Ntabwo narinzi ko uzi kubyina kuri iki kigero. Ni ukuvuga ngo iyo ari show biba ari show. Ya. Okay. Ni utabizi utubimenya tu. Ubuhayi. None se ndabona ga size ari fresh, umeze neza wana. Nyine urabona iyo ugiye kujya muri show ugomba kujya uri smart, ugomba kujya nyine usa neza. Ariko nyine byagenze neza nishimiye twabonye ba star batandukanye ba filme ndetse n'abahanzi batandukanye byabaye byiza cyane pe. Impamvu nanjye nahaje como artiste wa filme nyarwanda ndavuga nireka mpagaragare nyine kugira ngo ko nanjye ubutumire mfite invitation nuko nayitanze hari ntabwo bayinsubiza ariko nari kuyibereka ariko nyine Bahati ni umuntu wacu ni umusitari mugenzi wacu wa filme nyarwanda n'impamvu yambwiye ati Keza nagomba kuza mu butumire bwanjye nk'umusitari nyarwanda cyangwa ukina filme nyarwanda. Utazanye na Yaka rero umugabo wa nako mu ex wanjye Yaka umu ex wanjye ntabwo byari gukunda kubera yuko nyine we ahura muri show urabona uyu munsi ni wa show ariko isakoshi yanjye bataza kuyinyeba hano yishyire hafi mbabona bikaze kangatereke hano ngareba kubona nyine Yaka ahura muri show we nyine ahura nyine mu kirori tu mu mutwe we hano rero yahaza yari kuba yabihiwe gusa nyine namubwiye ko ngiye kuzi hano arambwira rero ntago nazo hano ninywera agacupa kanje iyo yanyweye nange muramuzi ntabwo amuzi naho ngo abastari ndize mpamvu naje hano ngiye nyine ariko nawe nahamubereye mu mukinnyi wa filime nyarwanda twese turabakinnyi ba filime ariko naje mu kigo cyanjye ndetse no mu kigo cye nyiri bwite. Utiya ku mugabo wanjye na ku mu ex wanjye none se ubwo turatwara iki utwara umugabo wo mu ex none se byarahombye burundu ubu byararangiye nigeze kubona ahantu muri video bavuga ngo mwiyunze kwa Tino kuri Dream TV ngo bongeye barahura nyine kwiyunga nuko nyine ari ni inshuti nyine tu ntabwo twatandukanye nk'abantu nyine ntabwo turabanzi byari turi muri showbiz irarangira turi inshuti turanakorana muri filime turakinana bitandukanye nyine nta cyahindutse uretse nyine wenda filime yacu yasojwe igihe kitaragera ariko ubu nyine turacyari kumwe Yaka ninjye nanjye ni Keza nta cyahindutse hari n'abashaka episode ya kabiri tuzayibaha nawe nibayikenera cyane ariko nyine ndacyari Keza mwamenye ari Keza wa Yaka nta kiri Keza wa Yaka ariko unashatse bikoroheye ubivuga uko byumva. Hanyuma wenda reka mera aho ngaho abantu benshi barebye siri yanyu ya Keza na Yaka cyangwa series mwarabivuze neza muti yari filime n'ubutadushaka kuzaba n'izindi episode ariko Yaka numvise avuga nabonye usaba imbabazi uti banyarwandakazi ababifashe nk'ukuri mwihangane abagwaye amafaranga ntangaro bateje. No nukuvuga ngo yari filime ahubwo kubera abactrice n'abacteur beza nyine bituma bumva ko ari ubuzima busanzwe. Ikintu cyari gihari ntago twanditseho ngo ni filime
ariko nyine itandukaniro nuko tutanetseho filime ariko ntabwo byari ibyanyabyo, ariko abizeye ko ari ibyanyabyo nabo bizeye abakinnyi bari kuyikina, aho kurira narariraga, aho kubabara narababaraga, rero nyine bigatuma mwumva yuko ari ibyanyabyo. Ibyo amafaranga uvuze abamfashije ndabashimira cyane, ni igikorwa cy'ubutwari mwakoze n'ubu ndacyabashimira, ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo nigize nsaba, ndacyabivuga, iyo uvuze uti reka ngufashe ufite umugabo w'umusinzi reka ngufashe, ndi umukinnyi wa filime, nanjye nshaka gukora filime yanjye yitwa Keza series, yego umfashije ukamaye amafaranga nanjye nzatera imbere kuri filime yanjye kuko ndi gukinira abandi, ariko icyo gihe nzakora filime yanjye. Ntabwo rero nakubwira ngo nyine ngo turi kubeshya ngo ni filime cyangwa si filime kuko ndi mu kazi, ahubwo icyabaye nuko bampaye igatuma nayo igukonvenka ukamfasha. Inde? TV wabajya abamuteye ibuye ntacyo nabivuga kuko nawe ni umuntu yakivugira ku giti cye, iyo bigezaho buri muntu avuga ku giti cye, ndi kuvuga ku giti cyanjye nk'umukinnyi nk'umwartiste, nawe azavuga ku giti cye nk'uwateguye nabishaka, ariko ibyo nakoze byari nyine twe twakinnye ibyo batubwiye gukina, sibyo? Aho filime yatangiriye murahazi, aho yarangiriye murahazi, ubwo wakinana kumenya byinshi yajya aho yatangiriwe. Ntago ari njye wayitangije, ntago ndi manager wa filime, njye naka twakoraga ibyo batubwiye, ahubwo ikibazo cyabaye nuko yarangiye igihe kitaragera, sibyo? Ariko nyine mwese ndabashimira abakunzi bacu badukurikiranye, ndabashimiye cyane abakidukurikirana, hari abanyanze yego genda bakunda ngo narababeshye, abakinkunda nanjye bakunda. Iyo umuntu yakwanze nawe suhita umwanga kubera yuko nyine ni umutima we, kandi ugukorera ikibi ntago kimwishyura. Abakinkunda nanjye ndabakunda, abanyanze namwe ndabakunda kubera ko namwe simwe, ntawe nibye ntawe twibye, mwadufashije kuko mwamanaga dukwiriye ubufasha, n'ubu turacyabukeneye, turi mu kazi turi mu kazi. Yaka ntabwo yegeze abavamo mutabivuganye, wenda ngo abatungure witubona ntabwo twabivuganye. Niba mwarakora ikiganiro yakoreye kwa Yago, ntabwo twabivuganye, yavuze impamvu yatumye abikora, mwese mwarayumvise, ni impamvu nyine iri aho tuyitekerereje. Yaravuze ati ibintu byo kunyitirira umugore ntajya naryaho, ibyo yavuze byose ni ukuri, ariko nuko yabivuze igihe kitaragera, kuko yabivuze finali itaraza, ariko nyine buri kintu kigira igihe cyacyo, cyari cyo gihe buracyo kugira ngo birangire, nta kindi rero twari gukora, ariko n'ubundi nta kitagira iherezo, ubuzima bwarakomeje. Keza ndahari, sinzava muri showbiz, sinzava muri filime nyarwanda, ndacyarimo, yakaracyarimo, urumva ubuzima ntabwo burangiye, turacyakora n'ibindi byinshi cyane. Aha, hanyuma uravuze uti wowe se byahise bigenda gute kuri natwe abanyamakuru buri gihe twajyaga tubona utwite? Wahise ubyara? narabyaye n'umwana naramuberetse, narabyaye umwana ndamubereka, mwita amezi 9, umwana mubonye. Muri filime umuntu arabyara umwana akagaragara, muri filime umuntu arapfa bikarangira, muri filime umuntu ararwara akajya muri bakamushyiramo sonde cyangwa bakamushyiramo cya kindi bamushyiramo bakita gute, cya kiboro kiba kiri serum, ukabona ko irimo kandi itari filime. Ni filime, narabye umwana ndamubereka, muramubona filime, wo muri filime ndatwita mubona ko ari natwite kandi ari filime. Abantu baravuga bati byibuze biza kuba filime, ariko abanyamakuru muri mukomeze kubacurika, kuko hari nabo bavuga bo nta munyamakuru twacuritse. Singiye kuvuga ngo abanyamakuru barabeshya, singiye kuvuga byinshi, nta munyamakuru waje wanje azi neza ko ntwite, bivugiye hano, simvuze izina, sinkuvuze, simvuze abandi, nubwo igihe cyageze mukantererana narabacururije twarakoranye, ariko nta munyamakuru waje azi neza ko Keza twite. Mwese mwazaga muzi neza ko ari agatwiko ntatwite, ariko igihe kugira ngo kuri kugaragare mufunge iminwa, ibyo itsuke n'akazi muri mu kazi, igihe cyarageze mwese muracicika murantererana, ahubwo mujya kunteza abantu bose ngo bamvuge